ariko se wowe uwo mugabo uramudeservinga cyangwa se uramukwiriye ngewe buriya ngo roho mutagatifu ijya mu umwuka wera ujya mu mutima nyine uteguye neza none se wowe urumva urishyashya umugabo wifuza koko umukwiriye ahubwo se we arumva arishyashya ku buryo umugore yifuza ankwiriye kimwe kuri kimwe ese ko warakaye we arumva arishyashya ku buryo yifuza umugore nkanjye ariko right ninjye umushaka we warishyashya ku buryo andeba akavuga ati umukobwa afite ikibero cyiza ni mwiza afite umuco n'uburanga afite umutima yakubaka urugo ndimo ndavuga za ndokorekore ziba ziza zitubeshya zituzonga mu bwonko zigera zireba ibiri kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga zikaza zikabeshya ngo Imana yazibwiye hazagira karokore kaza kumbwejaguraho kabeshya kabikuye ku mbuga kakaza kakambwejaguraho ngo Imana yakabwiye nzakabaza niba iyo Mana ngiye witanze. Umurokore kuri Jackie ni umuntu umeze ute? Umurokore muzima kuri ngewe ni umurokore wanyawe ukoresha ikire cya deliverance nkumva nyirimo neza nkabohoka abadayimoni bakamvamo izo karande zose zikamvamo ngahinduka mushyashya nkamera nk'umuntu nk'agahinja kavuye mu nda ya mama katarakora icyana kimwe. Umurokore wanyawe ni wa murokore uhanura ibyiza ni wa murokore utanga inyigisho nzima igusana umutima igusana no mu mikorere yawe akakwigisha inyigisho yo gutera imbere apana kwipfurapfura no kutwufite gugiye kudujugunya. Umurokore n'utancira urubanza nje musanga akanyakira ukondi ahubwo akaba ari ngiye uzahinduka kubera Nyagasani apana kubera wowe. Umurokore ni wa wundi ubika ibanga niba Imana imubwiye akagira ibyo avuga akagira n'ibyo areka ibyo bindi biri privacy akakujyana ku ruhande akabikubwira apana kuguteza abantu. Umurokore wa nyawe ni wa wundi utuma utavuga amabanga yawe mu ruhame. Uziko ari abarokore baza ngumva ngo Imana irambwiye ngo nyeretse urugo kandi ufite umugabo ngarike ngo Imana ngihwaye urugo iraguha ingo zingaye ko ufite umugabo. Nubuhanuzi bw'ibinyoma rero barahari ngumva ngo sujye urwara ama infection kuko nuko banakubwiye gutyo kubera yuko aza amakuru yuko infection ku gitsina gore zeze ndi kuvuga infection zi mu myanya y'ibanga kubera yuko zineze yuko ku gitsina gore arizo zeze gusa ari cyo kirere gihari akaza akakubwira ati ngo nujye urwara ama infection naza aho yakuye niba utayakuye muri toilette nazi niba utayakuye mu myanda mu byo kurya urya nazi niba utayakuye muri ayo makariso wambara atameshe neza cyangwa abatumye nazi niba utayakuye muri abo bagabo wenda araje ngo Imana igukije infection. My dear ubwo buhanuzi bwanyu mu bureke bw'ibinyoma bro mujye mukoresha impano ya nyayo Imana yabahaye iyo mpano itaza ngo insange ngo inyibwirire izarorere mwana izarorere Kristo ariko bizagabanya n'abahanuzi b'ibinyoma byo arakawase reka kuba woshaka kwivuganira n'Imana ngo Imana irambwiye ngo amafaranga ngo ugomba ngo kunyohereza ngo amafaranga ngo Imana ngo negetse ko buri kwezi ugomba kunsendingira amafaranga 10,000 nawe wabuza yurya bro. Ikindi ngo Imana irambwiye wambaye igitenge kimwe ntujye ugihindura wambaye agasiripo cyangwa inuza agakweto karahengamye murusha kwambara nkurusha gusa neza ngo Imana irambwiye monshera uzazumbwira Imana wambaye neza usa neza utazaza kumbwira Imana utazi nubwo bukiri kubwenjoyinga uri kumbwira ngo Imana ngo imereje imodoka ngo imereje ubukire nabwo ari umutindi wenda gupfa kuki takuhereyeho kuki taguhereyeho ngo ibanze iguhereze iyo modoka ni ryari uheruka kumva ubuhanuzi ewa we reka ngusuze mwifurize ibihe byiza ngubwire ko ari by'agaciro kubana nawe niba ukunda Iris TV Rwanda kamubwire ngo komeza udukunde natwe turabakunda cyane by'umwihariko abantu bakiriye agakiza ndi kumwe na Jackie w'i Rwanda Jackie yesashimwe ahimbazwe ako uyu munsi ninda kugira inama yo kwambara gutyo
kubera ngiye nambara ariko sometime nambara ibyo nshaka. Oya biragaragara ko harimo akantu k'uburokore cyane. Oya ntabwo Umva biragira hasi. Ujya kwambara Nubwa mbere nakubona wambaye nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyine ni ubwa mbere ariko sometime mbishyiramo bitewe n'impamvu cyangwa bitewe na swaga ndimo uwo munsi. Nta bintu bya danje. Wabihisemo gute? Man, gucuzinga imyenda ntabwo biba byoroshye, nyine tunashimira Imana yaduhaye imyenda myinshi. Hari igihe nyine itufata kubonye aho hafi ugahita ukarundamo. Narumvise ngo nubundi abantu mugira imyenda myinshi ni mwebwe bigora guhitamo. Yego. Ngo ujya muri garderobe ukareba kandi ufite imyenda myinshi. Byari byangoye byatari impamvu nahise. Ariko nge nifitiye udupantaro 2 n'udushati 3 naho. Byari byangoye niyo mpamvu nyine nahise mvuga ati reka nambara ibyo mbonye aho hafi kuko by the way iranoroshye kaga kari kwinjiramo neza. Hehe. Kari kwinjira nyine mu mubiri neza kabisa nyine. Oya nibyo. Ikigali irashyushye cyane. Rero kwambara imyenda n'ubundi ijyanye n'icyo gihe ni sawa cyane. Wari umeze fresh ariko? Umeze neza ndashima Imana nta ribi ewana. N'abantu bakeya by the way abantu bakeneye icyo kunywa kimeze fresh bagane B1 gin namutware energy drink babivange habarimo ginger coffee ewana ibintu bimeze neza cyane. Wese unamamaza. B1 gin ni ikinyobwa kimeze neza kiri kubikora koko. Yeah. Noneho abantu batanywa n'inzoga mutware energy drink twarabikemuye. Mugane mutware kabisa barimo ginger. Kaburamamaje. Umva nkabanda bisoje nsikari nge ambassadeur naba ndi mu biki. Cyokora none. So nagira ngo nkubaze ku ndirimbo yawe ni naho mavuge nagutumiye urumwe mu bantu bamaze gukora indirimbo nabonye yararebwe cyane mu cyumweru kimwe cyonyine kabisa ari maze gukubita iri kuri chat ya fresh. Niyo mpamvu rero nashatse kugutumira ngira ngo twerukaga gukora ikiganiro umwaka ushize. Umwaka ushize se koko? Yego. Sowe. Urabyibuka? Oya. Urambeshye. Ikiganiro meruka gukora nawe ni ikiganiro turi kumwe na Gasaro. Nyine. Umwaka ushize. Ariko si umwaka ushize. Ni mbere ya Noheli. Oya. Yego. Ya mwana. Amezi 3 yarashize. Ni mu kwa mbere niga nejo bundi. Oya Jackie. Ngenda byibuka. So igitekerezo cyaje gute kujya mukorera ndirimbo? Igitekerezo ukuntu cyaje. Cya gitekerezo cya bitewe n'ukuntu barabaniga barabajene bambaye hafi kana n'ubundi anabashimira ko ni inshuti nziza. Ni inshuti nziza z'umumaro mu buzima bwa buri muntu wese nyine babashije guhuza. Cyane cyane iyo muhuje muri abahasira mwese bigenda neza bigiye kurushaho. Barabajene bambaye hafi mu bibazo birinda birangira turaganira turavuga ati se ko dufite twese impano nta kuntu twakisuganya nyine nka team tukareba icyo gukora. Baravuga ati nta ribi tubyigaho tubiganiraho twabiganirira igihe kinini ariko twebwe iyo tuganira ku kintu ofete kigomba kuhita kijya mu gikorwa. Ubwo ngubwo nyine tuzana amayide bitewe n'amagambo tuba twaravuzwe bitewe n'ibitutsi tuba twaratutswe bitewe n'intambara Jackie yaravuyemo bitewe n'intambara ndwana nazo nizo barwanye nabo baka support babasuzugura ariko uyu munsi asigaye babirukankaho. So rero ni ibintu nyine like bifite aho bihuriye bifite image biri kwerekana kuri buri muntu wese ku buzima bwa buri muntu wese w'umuhasira umuntu wese w'indwanyi irandirimbira mureba. Yego. Umuntu wese uzi yuko yabize icyuya kugira ngo abu wari uyu munsi yicare ku ntebe yicayeho irandirimbira mureba. Niba uzi neza yuko rwose watutswe uzi neza yuko wiswa amazina atarayawe uzi neza yuko abisi bose bagukwenye bakakuvuga amagambo atari meza bakagukunda ari uko hari icyo ufite bakagira gute whatever man irandirimbira kureba. Ni wowe twayiririmbiye ni wowe. Uzi neza yuko waraye kuri sima ariko uyu munsi ukaba urara ku gitanda cya miliyoni ni wowe ireba. Uzi neza yuko watutswe wahakanwe n'imiryango wahakanwe n'inshuti wahakanwe n'umugabo wari ugiye kugushaka bikarangira byanze wakoze amadivorce n'utudivorce uri umuntu w'umugabo umugore akagukorera ibintu bitafututse bitabaho ugasigara uri aho ngaho nyine ariko ukongera ukisugana ukongera ukiyubaka bigakunda. Iyo ndirimbira kureba wa mujene wa musore wa mukobwa wa mama we wa mubyeyi we wa mukobwa wa mwana we iyi ndirimbira kureba aho wavuye aho ugeze
iyi ndirimbo irakureba ariko ireba umuntu ufite umutima ukomeye apana umuntu ufite umutima woroshye. Murakoze. Wariyandikiye So navuga ko banze umwe kafana ibitekerezo no kwiyandikira ni ibintu bibiri bitandukanye ariko burya ibitekerezo nibyo bikora cyane kurenza ibindi. Iyo mwakoze ibitekerezo n'amagambo biba byoroshye kubera yuko nka kuriya kuntu tuba turi kumwe nka team ntago ari ibintu bigoranye cyane. Harya uririmba muvuga ngo iki ngo bari bazi ko birangiye? Okay, bibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. Bibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. Uba bamvuze bari hehe nibajya imbere tubarebe. Iminyururu twayiciye turakunzwe imihanda turayitwika. Kucakisha n'ubundi bari baratinze pe. Hagiye twigeze gukora ikiganiro urimba karirimbo ka gospel. Abantu bati Jackie wakwiririmbiye gospel cyangwa ukaba umuhanzi bikarangira. By the way ngewe nta gikorwa ntakora na firme ndazikina. Kandi n'ikindi nagira ndi imbere yonyine mfite hanze iyi ndirimbo ni nk'iya gatanu igiye hanze yanjye. Mfatanyije n'abantu. So gusa nandi ndirimbo nari nakora ku giti cyanjye ndi umwe ariko nyine mfite indirimbo 5 hanze. Yego ndi umuhanzi n'ubundi ndi umuhanzikazi nuko na management mfite kandi ikindi hano mu Rwanda iyo hari izina ufite nyine riba ryarakoze nk'ibikorwa bitandukanye cyangwa ufite izina riri big byatari sometimes hari n'igihe n'abantu bagutinya cyangwa ugasanga management kubera yuko buryo ki nyine ibishaka gutwara uko umuntu atari cyangwa ibishaka kumugira gutya usanga biba bigoye kugira ngo uzabone management y'uri umuntu nyine wo muhasra w'indwanyi ariko mu by'ukuri ndibaza Imana izabikora ikamereza management w'umukire w'umuboss manager w'umukire niwe nshaka nge nshaka umukire. Aba manager wumvise ko ngo hari igihe birangira bakubereye nk'umugabo hari ikibazo sakaza sha ese ubundi urukundo rwawe iminsi ruhagaze rute Jackie? Iruhagaze rute? Rumeze neza ngewe nta kibazo mfite. Sibye ko nyine inkundo zisigaye ari scam. Ariyo mpamvu nyine ngewe rwose gahunda bari ukwihitiramo nkavuga ati niba ari umuntu tumeranye neza muri no minsi turamerana neza nimurambirwa agende mfata undi. Gahunda ni people change kabisa ni nko kumira nka wifi yishizemo umuntu akagura indi. Ngengeze ku rwego rwo kureka abantu nyine bintuza. Taza gutukana? Oya humura singitukana. Ishwe. Gutukana? Hoya nge singitukana ariko ngiye rwose ubwo ntago bizafatwa ko nubundi Jackie w'umuhanzi agiye kuba indaya. Ngaho ibyo bitutsi zigenda bitukiwe ahubwo baba bashaka ibindi bishyashya kuko ibyo bitutsi narabirambiye ibyo bitutsi. Kuko urumva narabihaze man rega ibyo bitutsi ibyo bitutsi uzajya mbasimburana. Oya ntago ari ko mvuze ntago ari ko nshatse kuvuga ntago ari abagabo. Urumva nge niba nifitiye icyana cyanjye twimeraniye neza tumeze neza twiryoheye. Urumva Jackie nkorera amafaranga yanjye nimereye neza afite amahoro. Wenda nuwo mutera nkunga wenda niba ari ikintu ashaka gukora akagikora ubuzima bugakomeza. Urumva nifitiye icyana ku ruhande kimereye neza gifite amahoro yacyo man ndimo ndashaka iby'inkundo byiki nibe biretse ariko nanone simbibujije hari igihe umwe wanjye azaza nyine akaza afite gahunda akira mu mago ubu nta bintu by'inuza by'imitindo n'ugwita njya mu murenge banshaka pyo bita biva mu nzira. Ujye ubisengera? Ndabisengera cyane. Umuntu uzongera kugukunda nawe oya arahari azaza ubukwe nta bintu by'imikino. Urugo ukabura rutashye harutaha nkarujyamo. Ese wumva wabyara nk'abana bangaye Jackie? Abana 4 baba babaye 4 bose kabisa ukabamo 4 Shanda kwemeye uranga umugore si umuntu. Abana 4 baba ari abo kabisa. Umugore Junior Rumagani wamuririmbye muri future yanjye nyine mu gihe tukiri gufekinga life yacu baba bavuga ko tuba turi kuyifekinga mu gihe turimo turayifekinga reka tube turi kwirira ibyana nyine ubuzima bukomeza tube turi kwiryananira n'ibyana bitayari byimereye neza. Icyo nakugira inama yewe rwose reka mbabwize ukuri ubu gahunda no gusimburanya nuko wifishiramo umuntu akagura ishyashya none zeka nkubeye ntago nakubeshye inkundo zabaye scam. Urumva man abantu b'indiscipline nabakuye ku buzima bwanjye
nta discipline nshaka ndashaka abantu bari serious abantu bari seriye abantu dukora ibikorwa abantu bafite iterambere abantu bikunda banange bakankunda rega iyo umuntu atikunda ntago yagukunda ahereye he ese jya kubundi ukunda abasore bameze gute nkunda umusore icyambere umusore udafite umutwe ufunze umusore woroshyemo worohamo ariko w'umuntu w'umugabo nyine uzi inshingano z'urugo ukorera amafaranga uzi guhiga apana umunebwe ngewe niyo tucirinze nkabona nta kintu kikuvaho nkabona uri aho ngaho nyine ntiwikunda nkabona ubuzima bubi ntacyo bukubwiye nkabona nyine ubayeho nabi icyo gihe iyo majije kugukoresha ibyo nshaka ndakujugunya urabe wumva shaka ko numva wazanye ingamba njye hari ukuntu abasore mwigira mana abakobwa twakoze inama nk'abakobwa umva nani uretse guscrollinga nkubwire abakobwa twakoze inama ubu ngubu wa musore mu gihe utikunda mu gihe utazi kwita ku buzima bwawe mu gihe utazi kwimenya mu gihe utamenya mu gihe utamenya ubuzima bw'umuntu bw'uwo muntu muri kumwe nkaba mbona nyine nawe ubwawe utariho wambara akenda kamwe utabasha kwigurira ivuta uriho kwizirika ku muntu ko ruzabura ikanya zisesemi bro umva nani hasi reka ndagukwepa ahubwo ukumirwa ndagukwepa nkakujugunya mba nishakira umusore uri tayari ufite amafaranga umeze neza nanjye nkorera yanjye tugahuza ubuzima bugakomeza nanone ntibivuze ngo kuba ufite amafaranga ngo utware nk'intuza nk'igikoresho nanjye mfite ayanjye nani utazansuzugura ariko sinkeneye ngewe zimo kamani ziza mu buzima bwanjye niba turi inshuti izo discipline umva nani akusi reka nkubaze ko umeze nk'umuntu nyine wenda ndakumva uretse guscrollinga nkubwire uretse ngewe bureka mbabwire aka kantu abavuroga umva nani muze kugakata karafasha benshi buriya ngewe Jackie nahuye na byinshi binyigisha byinshi ubu gahunda ni ukuruhuka mu mutwe nkashaka ibyo nduhukiramo n'abandi uhukiraho nabo ni benshi rero nanjye ubu ngubu nafashe umwanzuro wo gushaka abo nduhukiraho urumva kuko mba nakoreye ayanjye mani nanyweye ibinyobwa byanjye nimereye neza ushatse umugabo urumva akajyanga nko guhaha kandi ari wowe ufite ubwo nabangiye kumutunga urumva uri brand ambassador ariko nabangiye kumutunga right uzi inshuro twatunze abahungu baza badusanga mu mageto yacu badutwara uko urakoze baza badusanga niyo reka nkubwire rero bose guscrollinga nani niba urwo rwego ari rwo abasore y'iki gihe ariko bameze ni muri ni yandirimba ivuga ngo aho gutera imbere utera inda sibyo wa mujeni niwe wabiririmbye aho kujya mutera imbere mutera inda bro so rero reka mbabwire abasore mwe mu gihe nta mafaranga ntaki abademu twe dufite amafaranga muzajya muza mukora ibyo mukora bundi mutumuke mugende nta gaciro muba mufite imbere yacu urumva ntago twahita tugaya ntago ari ukugaya ngewe buri kintu mbavuze manyivuze ufite depression wetonze nani ku ruhande rw'urukundo usko umusore udafite amafaranga mani aragutegeka akakuyobora akagutera iseseme ko uzabura ikanya ukavuga ati mani bro ariko umusore ufite amafaranga ye abahanganye n'akazi ke abari busy bro kuri rwa rwego ushaka no kumuhamagara akagukupa ari we ariko umusore udafite amafaranga umusore udafite icyo ahomba ko ruzabura ikanya chat zabura ikanya atera abantu iseseme mani wapi ibyo bintu twarabihaze bro new generation nago twinginga mani nago twinginga ese Jackie iyo uri kubona divorce ziri kuba muri iyi minsi ubona ziterwa n'iki ziterwa n'imibanire imeze ukuntu mani mu gihe urumva nta mafaranga mu gihe mani urugo rutameze neza ndibaza nta mpamvu ubundi ikintu cya mbere gituma urugo rumera ukundi kuntu none se Jackie witonze ikintu cya mbere gituma urugo rumera ukundi kuntu ukubera yuko nta mafaranga aba harahagije niba umugore adakora umugabo akaba ari gukora wenyine urwo rugo ruzaramba ariko umugabo ni umutwe w'urugo umugabo niba ari umutwe w'urugo n'umugore nawe ni ikindi umugore ashinzwe kwita ku rugo ntago umugore ashinzwe kubyara gusa nani genda gakeya hoye agomba kurera nawe agomba nawe gukora hanyuma umunsi umugabo yaraburije urwo rugo bizagenda gute niko umunsi nyine umugabo yaraburije
urwo rugo bizagenda gute? rurakena. Urakoze. Niyo mpamvu rero Ariko umugore njye agomba mbona- gukora witonze. Niyo mpamvu umugore agomba gukora, umugabo agakora kimwe kuri kimwe. Umugabo azane pasu n'umugore azane pasu, urugo rukomere kugira hatagira usuzugura undi. Niho handi bavuga ngo nugenda urugo rurasigara rumeze neza. Umwe muri mwege nagenda harasigara bimeze neza, nagisenyuka nagihungabanywa, ubuzima burakomeza. Ikintu cy'uburinganire cyo kivugaho iki? Cy'uburinganire gute? Ku mugabo n'umugore nyine uburinganire ari ngombwa. Uburinganire n'ubundi ibyo wakora, ibyo umugabo yakora n'umugore akaba yabikora. Icyo ngicyo ndagikunda cyane, ngenda nagishimira yuko ibyo bintu byagiyeho. Hagiye kigeze kugera abagore mandi bagasuzugurwa. Ngo abagabo nibo bafite ijambo, ngo abagore nta jambo bafite. Ugasanga umugabo yirwa akubita umugore ukajya n'ingoma z'abaporoso. Ugasanga umugabo yirirwa aciragura umugore, yirwa amubuza guhumeka, yirwa amubuza impumeko. Ariko aho umugore yaherewe ijambo, ibintu ngubu bimeze neza. Urumva nubwo baba bitoroshye, nubwo abagore nabo natwe tutari shyashya, hari igihe usanga umugore kuba yarahawe ijambo hari igihe arengera. Ntabwo mvuze yuko tukomeye inuza n'ingasire byose. Urumva hari kuba umugore yarahawe ijambo ntabwo bivuze ngo nanone bimuhereje uburenganzira bwose, ngo umugabo ntagomba kuvuga ngo iki, ariko nanone umugabo ntagusuzugure. Cyo nacyo ni ikindi. Shaka amafaranga nushaka amafaranga ntabwo uzabura umuntu ugukunda, ntabwo uzabura umugabo wa nyawe, ntabwo uzabura ejo hawe heza. Sara abademu se batera imbere bameze neza, cyane cyane abakobwa. Iyo twiboneye amafaranga yacu twimereye neza, ntacyo duhomba dufite. Tuba twishakira abasore, waba ufite akazi waba utagafite, man umukobwa yakurongora ukajya hari akagutunga. Ubu niyo new generation tugezemo man. Abantu bamwe bati urifuza umupartner runaka nyine umugabo, ariko se wowe uwo mugabo uramudeservinga cyangwa se uramukwiriye? Ngewe buriya ngo roho mutagatifu ijya mu umwuka wera ujya mu mutima nyine uteguye neza. None se wowe urumva uri shyashya umugabo wifuza koko umukwiriye? Ahubwo se we arumva ari shyashya ku buryo umugore yifuza ankwiriye? Kimwe kuri kimwe. Ese ko warakaye? We arumva ari shyashya ku buryo yifuza umugore nkanjye. Ariko right? Ninjye umushaka. We wari shyashya ku buryo andeba akavuga ati umukobwa afite ikibero cyiza, ni mwiza, afite umuco n'uburanga, afite umutima, yakubaka urugo. Rega kubaka urugo ntago ari isura, kubaka urugo ni mind, kubaka urugo ni ibikorwa, kubaka urugo ni amagambo aturuka mu muntu. Kubaka urugo ntago ari icyo kibuno mane mwamwikoreye. Kubaka urugo si yo face ya urata bro. Kubaka urugo ntago ari ayo mabere yawe wirirwa wanditse ku gasozi. Kubaka urugo ntago ari izo taye zawe ushyira hari ngo abagabo bamere gutya. Kubaka urugo ni hano no kwita ku ruhu rwawe, yego mu gihe rutari rwabora kuko ruzahinduka inyo, ariko mu by'ukuri uwo mugabo uwo mugore ashaka, ese koko arishuwa neza yuko anshaka? Jackie, kimwe kuri kimwe ufite ubunararibonye mu bintu by'ingo byaje bite? Hoya ibintu by'ingo by'imibanire y'umugore n'umugabo urabifite cyane pe. Experience urayifite ndi kubibona. Ntabya experience ngewe ntago ndajya mu mago ngo banshake bangira uko bashaka batangire bantegeke. Ubu ntihari umusore wagukundaga uri bugira ngo uri nk'igishegabo? Oya, uwo musore ukomeza unkunde kubera yuko ntacyo mpomba ngewe rega. Wankunda utankunda ntacyo mpomba. Ese ninde wakubwiye yuko nabuze umvura umusonga? Abamvura imisonga barahari. Yampaye. Rero niba kuko uri tayari ukeneye umukobwa nka Jackie ufite ubwonko butekereza, ufakasinga ku byiza gusa, kwiterambere, ndi tayari pe. Ariko nawe ukaba uri seriye. Rega umuntu wawe abahari man, umuntu wawe azaza. Ntago umuntu wawe azaruka uko abantu bavuze, ntago umuntu wawe azaruka uko abantu basakuje. Ariko umuntu wawe uramusengera kandi akaza. Nyine uramusengera. Ubizi gute niba ntasenga? Ubizi gute niba ntamusengera? Hani nabyo nubundi nanjye kukuganirizaho. Ndamusengera nani? Shaka Jackie umurokore. Jackie wakijijwe. Ariko apana gukabye. Mbwira byagenze gute? Tazagira umuntu unyoberaho ngo kuko nakijijwe ngo arimo araza kumvuyanga mu bwonko.
gakiza naba ngashyize ku ruhande nkakubwiza ukuri nkakubwira tuzi n'ibindi nani ijambo ry'Imana riravuga ngo byimenyera Jackie hego urimo urambera mushya ngaho nyibwirira ubuzima bwawe bw'agakiza gereranya ubuzima bwa mbere utarakizwa n'ejo bundi wakira agakiza ni ibintu bibiri bitandukanye ariko mu by'ukuri life ndimo uyu munsi nibwo ntuje ndatuje cyane kubera yuko kumenya Yesu ni byiza ariko nanone ntibiba byoroshye ntiba byoroshye gute ni intambara mwana gukizwa ntabwo ari ibintu byoroshye hari n'ababijyamo bakabishingukamo kuko babona ko batabishoboye ntabwo ari ibintu byoroshye nuko nyine ariko hakunda umuntu aba yarabaye mu bintu bitandukanye akamenya no kubimanaginga ubuzima bugakomeza. Ni ibihe bikorwa waretse kubera agakiza? Naretse gutukana nubwo hari igihe ncikwa ariko sha narabiretse. Naretse gutukana, naretse indiscipline, bigare nyine bitameze neza, ndeka no kumva yuko ndi ikihebe, ndeka n'utuntu tumwe na tumwe twinshi nyine umuntu agomba kwiyambura nyine like man nsigaye ndi umwana mwiza bro. Abantu bifata uko babishaka, abantu kuko bashaka, kuko n'ubundi murantuka pe. Ariko ngewe nta kibazo mfite kubera yuko Jackie ndacyahari. Jackie ndacyakora, nge nta kibazo mfite. Kufa kwa mfite Yesu mu mutima wanjye, ibindi byose nta kintu bimbwiye. Man ngewe kwa mfite Yesu ntibyambuza gukorera amafaranga, kwa mfite Yesu ntibyambuza kwambara uko nshaka, kwa mfite Yesu ntibyambuza kubaho uko nshaka. Ariko se ndabahone muri uko kubaho uko nshaka, muri uko kwambara uko nshaka, ndabigenza gute, ndabikoramo gute? Nk'umurokore hari ibintu umuntu aba agomba kugira ku different nyine, umuntu wese akabona yuko harimo difference. Kandi nzi neza yuko mubibona nubwo mubyirengagiza ariko murabibona. Yego. Jackie umurokore. Ikintu cyo kubabarira ugitekerezaho iki? Mana y'isi nijomba nkubwira Nyagasani. Hari n'ijambo nabonye ngo tubabarire ngabaducumuyeho nkuko ngo iki n'iki sinzi ukuntu byanditse. Mana ngiyewe rwose kukubabarira ni n'ibintu bizatuma ndimbuka hayi. Sinya mpfa kubabarira. Iyo umuntu ankoroze byatari akankorera icyaha kimeze nabi kiremereye, ntabwo mpfa kubabarira. Ukabihuza ute rero iyo kamera imeze gutyo n'agakiza? Shanda bihuza ko ariko buri wese afite ukuntu aremetse. Ntabwo kuba narakijijwe ngewe Mana ari ikikangisho cyo gutuma ngewe mpereza uburenganzira umwanzi wanjye ngasa nyishime hejuru. Jackie, bwira Imana ikubabarire nkuko Imana nawe yakubabariye ikaguha. Wa Mana we Nyagasani niwe wandemye, niwe rurema, niwe buzima bwanjye, niwe utegura ibyanjye byose. Umbabarire iki cyaha kuko sinzigera nkireka. Sha gakiza kawe nawe karatangaje, ariko ni byiza ko wari agira amahame yiwe. Ahubwo ubwo nahita nibaza nti uheruka gusenga ryari, amateraniro uherukamo na yaryari? Amateraniro merukamo muransenga ariko no kuri Zoom turasenga. Ego nyine ndavuga iteraniro. Atari ukuvuga ngo kuri Zoom. Wagiye mu nzu y'Imana ugatera. Ejo bundi se. Kwa kangahe? Mukwa kabiri. Kugiye kurangira. Kwa kabiri kugiye kurangira, uturimo hagati mu kwa gatatu. Birasobanutse. Ibintu uzi usengera. Usengera uvuga uti ibi bintu mora mbishyira imbere y'Imana, sinshobora kubyibagirwa, buri gihe ngeze imbere y'Imana ngomba kubisengera. Nibi. Ako kubabarira ko kagutsinze. Nsengera kukomeza kubaho neza. Nakomeza meze neza, ntera imbere, meze neza. Ewana nishima hejuru y'abanzi banjye kabisa, icyo kintu ndagisengera. Ndagisengera ariko uzi kuba umwanzi wawe kwifuriza ikibi ariko ugahora umuri hejuru umwana. Ugahora umutambukaho, ugahora utera imbere, ugahora wimereye neza. Wari hasi adashingura ikirenge, akarinda mera imva, akarinda mera nabi, akarinda tunuka.
ameze ikindi nsengera Imana ni ukwigira umutima mwiza wo kwibana n'abantu bose neza mu mahoro. Nkasenga nsaba Imana nyine ikomeze imu ubwenge bwo kurana n'izi ncakura kuko ntago babyoroshye. Ubuzima bugakomeza Imana nkabasha kubaho neza uko mbishaka, ikamba hafi kangendereka mu bikorwa byanjye byose ikabijyamo, ikabiri imbere. Ukuboko kwayo kukangumaho kubera yuko the blessed man ngende umugisha. Umugisha wigendera. Buri muntu wese ngiye batubanye tukabana neza. Ikintu nakwifuriza Jackie. Urumva mu gihe tumaze tuziranye dukorana ibiganiro. Nakwifuriza kuzagira iherezo ryiza. Herezo ryo nzarigira kubera yuko no kuba narabatijwe n'ibindi bindi. Haryo warabatijwe mu mazi menshi. Ntago byoroshye. Ariko ngo Marene wawe ni Gahongayire. Ni Gahongayire. Ise umuhisemo gute? Ahubwo we yamisemo gute? Ngaho mbwira. We yamisemo gute? Gahongayire niwe waguhamagaye ati ndashika kukubera Marene. Ntago ari uko mvuze. We yamise uvuze ngo unamuhisemo gute? We yamisemo gute? Kimwe kuri urumva mwese muri abastari. Urakoze. Umwakora gospel undakora secular music. Mwihuje gute kugira ubigende neza? Bigera ubwa guhagararira mu nzu y'Imana nk'umubyeyi wawe. Rero nge Gahongayire ndi mu bantu bahamya neza yuko mu bintu byiza atajya apfa kubiburamo. Ntago ibyiza ajya biburamo. Ibyiza ntago abiburamo. Ibintu byiza ntago yabiburamo. Yego. Cyo kintu cyonyine neko kantu gatoya nabivugaho. Nabundi nta bintu bya danje. Kandi ikindi kintu nabwira abantu, Gahongayire kuba ari Marene ntibivuze yuko undamutse ngize ikibazo ngo ari umuntu nahamagara ngo nkemure ikibazo. Genda gakeya, ibyo ni ibintu biri bihabanye. Nese gushiza agatambara. Ariko man. Urumva? Yego. Ibyo ni ibintu bibiri bihabanye. Yego. Kuba ari Marene wanjye ntibivuze yuko nahura n'ikibazo. Ngo muhamagare. Ngo Mare, ngo byagenze gutya hoya. Twapfanaga ibyo. Twapfanaga biriya. Nukuvuga ngo ubu ni mu kivugano. Turandikirana birabo byo guferana. Nge ndi umunyakuri man, nge ntago ngewe nzi kuba indyarya. None se utambeshye kuki wemeka kubyara muri batisimu kandi ntago yambyaye. Mfite ba mama benshi, mfite ba mami benshi, mushumba wanjye yamaye. Uranaga ari we mama wenyine mfite. Mfite nabandi benshi beza kandi bafite icyo bamariye. Ko arakayeze? Ntarakarase. Hari ibintu mani umuntu wayi batekereje bitari sawa. Ihangane. Oya humura mama ntago Imana yabyemera ko nguma nkambisha gahanga ngo izuba rende rirenga. Oya nanjye ubwo nangize ubwoba. Ziko nangize ubwoba. So Aline uheruka kumuvugisha ryari kuri chat? Hana isi nijoro harya ni ryari. Ubwo byatuma njya kubireba. Kambirebe. Ni ryarira mu posting ejo bundi ku munsi w'aba mama. Ubwo yanyandikiye. Nawe tekereza iyo tariki. Ura munsi w'aba mama ni ryari? Tariki 8. Zukwa kangahe? Zukwa 3. Nibwo rero aheruka kunyandikira. Nibwo aheruka kuvugana. Urabizi kari mu Bufaransa? Ntabyo nzi. Nese nge amenye ibye nkuko nanjye ibyanjye atabimenye. Jamaine. Buri wese nibibazo bye. Marene wawe ko numva wamurakariye? Namurakariye kuko sisaba nyine hari utuntu tutari twiza. Ariko mwari muberanye? Oya ni na mwiza mwana turanaberanye turanasa kuko abantu barabimbwiye. Ariko mu by'ukuri ntago ari mu bantu nahamagara ndi mu kibazo pe. Kareka. Ese ujye ugira abantu wenda yahurura nk'abandi bose. Kuko n'ubundi umuntu yapfuye nawe ubura umuhamba wenda wabona azaza no kumva yanjye akaza agashyingura. Ariko man ntago nagira ikibazo cyo kwishyura inzu cyangwa ngira ikibazo cyo kuburara ngo muhamagare mubwire ati naburaye. Cyangwa mubwire ngo inzu yanjye ngo bagiye kunsora mu nzu. Sibyo yuko n'Imana itabyemera yuko nseba imbere y'umwanzi wanjye. Ntago ari mu bantu nabwisha wapipe. Niyo mpamvu nta inshuti y'umugore ngira. Nayo. Nari inshuti ngira ngira abakunzi. Man reka nkubabwiza ukuri. Wari ikintu nabonye kuva nakizwa. Abantu mutarakizwa mwe muretse gukizwa. Mwe mubyihoreye. Kubera iki? Uzi impamvu mvuze gutyo? Man umujeni wibere mu gacupa ke.
ntushobora kumwaka 500 ako kanya umubwira ati mfite ikibazo kindemereye, mbabara umereza ayo 500 nonaha cyangwa Randi Road umereza 200 nishyure ngazaya kwimere kareka, ariko umurokora abanza kwipfuraguraho. Yesu umwami, ese nuko mukizwa ufite ubuhamya Jackie n'ubuhamya bw'igendera niba ari uko mukizwa ijuru ntago muzaribona. Jackie byakubayeho? Byambaye inshuro nyinshi, ariko nuko umuntu agira umutima wihangana. Hari igihango nagiranye n'Imana, iyo kira kintu kitaba ari igihango mana ariyambuye irakanzu. Ariko kira ni igihango nagiranye n'Imana na mushumba wanjye, kuko nago yamemukira nago yambabaza uramushumba, yamaye n'ababyeyi beza bazima. Ariko abarokore hafi ya bose mani mugira defo yo kwipfurapfura, mugira defo yo kwiciraguraho, mugira defo yo kudatabara umuntu ari mu kibazo kiri seriye, ahubwo muboneka aho yapfuye gusa, muboneka aho arimo arashiramo umwuka. Ariko wa muntu nimushobora kumutekerezaho ngo mugire ikintu mumumarira. Umuntu niba Imana, izina ry'Imana ngi ibintu byambayeho cyangwa binambaho ndetse sinshobora kwandikira umuntu ngenzi neza yuko ngari zabarokore ngo mubwira ati ku mafaranga cyangwa ngo ngiriruko. Hari igihe njokinga nkabipfa kubivuga, ariko namaje kubabona naribanyujijemo murutwa nabara bo mu icupa. Genda gake, nago nabahemukira mwabajeni mwe mukomeze mwinywera inzoga, ibyaha mukomeze mu byivurugutemo, igihe nikigera muzabivamo mubivuyemo. Muruta bano barokore bigira abantu beza, bigira ngo bararokotse kandi bakiri mu byaha, bagifite umutima wo kwipfurapfura kandi byitwa ngo nabakire. Gitanga ndi nyiri mu rusengero ejo bundi mu kwa kabiri higo nyine urayishyura, nzayishyura n'ubu uzayishyura, bongera badufungure nzayishyura, nzaya kuba kabiri. Hari ikibazo se icya 10 si cyo ku mushahara wahembwe, hari icyo bitwaye se nzagifataho. biwani yaguteyemo zira miliyoni 5 ngomba gufata icya 10 ngagishyira Imana. Yego ni ihame, ayo ni amahame tugenderaho nk'abarokore, ni amahame tugenderaho nyine nk'abantu b'Imana bakiriye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza. Ariko mu by'ukuri kambabwire mwabarokore mwe, aka kantu iki cyaha cyo kwipfuneka, cyo kwiciraguraho, cyo kumera nkaho muri kwicinda, cyo cyaha muzasaba Imana imbabazi kugira mu rokoke byanyabyo. Izina ry'Imana ntago nshobora kubwira umurokore ngo mfite ikibazo azanyumve, kandi namwe mutere muri comment mubivuge. Nta murokore ushobora kubwira ikibazo cyawe ngazakumve jamais. Aragusekera uri mu byiza, arire uri mu bibi nyine wapfuye utakibasha guhumeka. Izo ndabo ziza zikuzeho baze bazirambike kumva. Mani abantu tuba dufite ubuhamya burebure, dufite toroma. Ndimo ndavugira benshi rega ninjye gusa se ni benshi cyane babavuga ati ngo nakeza kabarokore. Yego nako nyine nazo arabeshya. Abumwe gatukisha bose, kunge nzabarokore kandi bitwara neza. Abumwe nyine gatukisha bose, umwe watukisha asaba Imana imbabazi yisubireho arokoke byanyabyo. Muzi gucira abantu imanza kuri wowe umurokore, muzi gucira abantu imanza gusa ngo abantu ngo nabanyabyaha ngo barashize ngo ibiki n'ibiki, muzi kwita abantu amazina. Ndimo ndavuga za ndokore ziba ziza zitubeshya zituzonga mu bwonko, zigera zireba ibiri kwandikwa ku mbuga nkoranyamaga zikaza zikabeshya ngo Imana yazibwiye. Hazagira karokore kaza kumbwejaguraho kabeshya kabikuye ku mbuga, kakaza kakambwejaguraho ngo Imana yakabwiye. Nzakabaza niba iyo Mana ngiye itanze. Umurokore kuri Jackie ni umuntu umeze ute? Umurokore muzima kuri ngewe ni umurokore wanyawe ukoresha ikire cya deliverance, nkumva nyirimo neza, nkabohoka abadayimoni bakamvamo, izo karande zose zikamvamo, ngahinduka mushyashya, nkamera nk'umuntu nk'agahinja kavuye mu nda ya mama katarakora icyana kimwe. Umurokore wanyawe ni wa murokore uhanura ibyiza, ni wa murokore utanga inyigisho nzima, igusana umutima, igusana no mu mikorere yawe, akakwigisha inyigisho yo gutera imbere, apana kwipfurapfura no kutwufite ugiye kudujugunya. Umurokore n'utancira urubanza
nje musanga akanyakira ukondi ahubwo akaba ari njye uzahinduka kubera Nyagasani apana kubera wowe. Umurokore ni wa wundi ubika ibanga, niba Imana imubwiye akagira ibyo avuga akagira n'ibyo areka, ibyo bindi biri privacy akakujyana ku ruhande akabikubwira apana kuguteza abantu. Umurokore wa nyawe ni wa wundi utuma utavuga amabanga yawe mu ruhame. Uziko ari abarokore baza ngumva ng'Imana irambwiye ngo inyeretse urugo kandi ufite umugabo ngarike ngo Imana ingihwaye urugo iraguha ingo zingaye ko ufite umugabo. N'ubuhanuzi bw'ibinyoma rero barahari ngumva ngo sujya urwara ama infection kuko ukabona kubwiye gutyo kubera yuko aza amakuru yuko infection ku gitsina gore zeze, ndi kuvuga infection ziri mu myanya y'ibanga kubera yuko zineze yuko ku gitsina gore arizo zeze gusa ari cyo kirere gihari, akaza akakubwira ati ngo nujye urwara ama infection naza aho yakuye niba utayakuye muri toilette, nazi niba utayakuye mu myanda mu byo kurya urya, nazi niba utayakuye muri ayo makariso wambara atameshe neza cyangwa abatumye, nazi niba utayakuye muri abo bagabo wenda araje ngo Imana igukije infection. My dear ubwo buhanuzi bwanyu mu bureke bw'ibinyoma bro, mujye mukoresha impano ya nyayo Imana yabahaye. Iyo mpano itaza ngo insange ngo inyibwirire izarorere mwana izarorere Kristo. Ariko bizagabanya n'abahanuzi b'ibinyoma byo. Aya rwose reka kuba woshaka kwivuganira n'Imana. Ngo Imana irambwiye ngo amafaranga ngo ugomba ngo kunyohereza ngo amafaranga ngo Imana nginegetse yuko buri kwezi ugomba kunsendingira amafaranga 10,000 nawe wabuza yurya. Bro ikindi ngo Imana irambwiye wambaye igitenge kimwe ntujye ugihindura, wambaye agasiripo cyangwa inuza agakweto karahengamye murusha kwambara ngusha gusa neza ngo Imana irambwiye monshera uzaza umbwira Imana wambaye neza usa neza, utazaza kumbwira Imana utazi nubwo bukiri kubwenjoyinga. Uri kumbwira ngo Imana ngo imereje imodoka ngo imereje ubukire nabwo ari umutindi wenda gupfa kuki takuhereyeho kuki taguhereyeho ngo ibanze iguhereze iyo modoka. Ni ryari uheruka kumva ubuhanuzi? Ewa we abyibuka sinzi ukuntu agiye kuri TikTok ejo bundi numva hari umuntu wari guhanura nanjye baba barampanuriye baramvangira koko mana nge ni bakubwiye iki mukaze kunsindiraho mwana niba ari n'utwo tuyoga mwanyweye mujye muza mbahereze mutware energy drink muyinywe na alcohol irimo ubundi mubone kugutekereza neza. Jackie baguhanuriye iki? Bambwiye ibintu by'ubugoryi wowe uramanura ngo Imana imaye urugo nta n'umufiance ugira nta n'umufiance ngira. Ese iyo Mana iragenda ijye ku Jackie wabona Imana iguye bawitonze ngewe hari ibintu ngewe ntajya nemera izina ry'Imana rubuhanuzi ntajya nemera ngewe hari umuhanuzi wa nyawe umutima wanjye uyumbwiye ati tega amatwi uyu muntu gutega amatwi nakumva wavangiwe nkahita ngira gute nkaceceka sinirirwa nanavuga gusa nsenga Imana nkayibwira ati uyu muntu mubabare kuko ntazi ibyo akoze. Mana hari ibintu umuntu akubwira ukabona arimo arakuvangiraho mwana. Hako Jackie niba ni urugero niba kubwiye ati Imana izanye urugo ibyo ngibyo byo kumbwira ngo Imana ibyo ngibyo byo kugira ngo Imana iguhaye umugabo urumva nawe ujye utuvuga uti ndamwakiriye ibyo ndabyumva ndavuga atamira nyine nkanabisengera urumva ngo Imana ngiguhaye inzu amenga data mwana iyi nzu ivuye nkareba umuntu ubwiye iyo nzu nkareba umusatsi wamucikiyeho nkabona Imana we. Ariko rero nago wavuga ngo umuntu ngo oya mwana mva nkubwiye wese abarakore benshi baduhanurira utazahanura ubukire uri umukene icyo ni icyaha. Utazahanura ubukire uri umutindi uri umukene icyo ni icyaha. Icyo ni icyaha uri kuza kutuvanga mane uri kuza gutuma Imana twasanze utuma tuyifata nk'igikinisho mwana mujye mutubabarira kabisa. Usa twagiye kubatizwa tutabibona yuko hari abantu bahanuzi bavangiwe, twagiye kubatizwa se tutabizi neza yuko mutazaza kutuvangiraho mane nge nimukaze kunyi mane hoya. Imana ndayemera abakozi b'Imana ndabemera mushumba wanjye nakaramagije
aramagije umwe wenyine aramagije nazagira undi ngiye uza kumvangavanga mu mutwe Jackie mushumba wanjye umwe aramagije reka ngushimire namwe murakoze kandi usenge urumva Imana iguha akanyamuneza kuko urashavuye pe oya mana ari ibintu biba biteye agahinda mwana nukuri kw'Imana gusa ngo ubu sima mbivuze mbabaye warahuritse oya ngiye mushumba wanjye umwe wenyine aramagije kandi n'Imana yo mwijuru Jackie akira umugabo Imana iguhaye umugabo iramumaze imukure ko ntari guteretara ngewe imumereze yego ariko ibanze nyine abazanterete nyine mushime ngiye gusa Imana imereje umugabo upfuye ijisho kandi ashaka kupfuye ijisho Jackie urakoze cyane kagushimire ubwo abantu baduhe comments batubwire uko bakiriye ubwo mugiye kunuka nababwira iki mutukane cyane nge singitukana nayo itandukanyije nabyo ndagushimiye cyane rero nawe urakoze mwana twigendere